bana mabusha nawe ntagishaka kumpemba kwezi kurashize arikunda atabanyeshuri be Mana we ubu se ibintu ugiye kugura ku isoko ntibyahenze koko se amafaranga bampaye ubu ngubu nzavamora none ntumye guhanga ntihute y'abarampebye umva nikuriyemo nibura n'ay'ipantaro nanjye nkajya njya mu muhanda nsa neza nk'abandi bakobwa ariko ntacyo kanagereza ukwezi kwanjye kurangire murare igihe bari kuntekerezaho akazayampera rimwe yewe y'abana inkweto imyenda bise amakaye bakeneye no kurya bye ndabimenya ngeze ku isoko kandi amafaranga ukuye urayafite singaya bisi wowe utayazana ndabivuga urayatoye arayataye ndabibonye nutayazana ndajya kuyimubwira oya uri ngaya mahanga zana nutayama ndabivuga kandi byose turayahomba reka rero nkubwire iki reka nkubwire ayo ngo urampa ngahe ndaguha reka reka mbese urashaka ngahe ndashaka 7 ari njye nawe ninde wayatoye ariko nakubonye yatoye none se ibihumbi 7 njyewe aba ari njyewe uguha 7 gusa ndaba natoye angahe zana ndaguhamo senyise ubona amaso ndabya wowe urayampa utayampa amafoto ndayamwereka nta mafoto nagufashe gusa amafaranga 7 natoye ubu uragira ngo nguhereze ntayo natoye sinarahanga kuyafasha ntayo natoye ndabona meze nk'umuntu wayatoye mwese urabona hari amafaranga reka ndebe muri ese amafaranga asa kandi nkaba naringiye guhaha shangiye rwose mbabara ni wowe wari uyafite ubu ntabwo wabonye yatura reka mwambwishe ukuri rero ariko uraduhubona amaso nta kibazo ubwo ni we wayatoye amafaranga ubu ubona amaso niwe uyafite n'uyu nguyu wowe uyampaye uri kubihakana ko atari wowe wayatoye niwe wayatoye reka nkwereke amafoto ari kuyatoye uyu si we singaho ahantu yayatoreye nayaguhereza nayaguha garuka baguhereza arayafite ubundi se ubungubu ko wari uyatwariye umuntu ubungubu iyo umubwiye ati nabuze ayo ndya ndabona ufite igikapu usa n'umuntu ugiye guhaha nubwo njyewe ari uko nabuze ayo ndya yamuhereza uri umujura ko wabihakanye kare kose nyine nari kuyaguha ngaho ureba amakuru noneho kubera uri n'umujura ntabwo nari kuyajyana oya ntabwo nari kuyajyana pe ahubwo iki ni igisambo cyari kiribye siyorere twegeze cyihorere ubungubu sisita ko yari agutwariye 9,000 byawe ubungubu kandi wabona wari ugiye guhahira abana cyangwa ari n'umuntu wari uyagiye noneho yari kunyica mbese ubungubu ubwo rwose urakoze rwose oya njye ntabwo njya nshyigikira amafuta mbese umuntu yewe nabonye umuntu ko yaguhemukiye ugomba kubivuga mbese umuntu
ari guharira ku bintu bigaragara, nanjye niyo mpamvu namufashe video n'amafoto kugira ngo bigaragare. oya natwe urakoze. Reka nanjye nigendere. Uzanshake nzakugurira cyane.